mbega mu ruganda byarazambye kubera umwana wawe. Ubuzima ni iki? Kutabaho se byo bitwaye iki muri isi y'urugo mitagira ubutabera dukana nta kinya nta muri titaye kumenya agahinda kanjye n'akawe ntimenye ufite ukuri cyangwa uri mu binyoma. Roman wamamariza ko Buranda ari umwana wa Munyepero? Karabaye kuva ryari menye urubyaro rwa Munyepero nkaho yagiye gutera indamenyesha. Uti Sasha uri mu niki? Papa wanyu yagiriye neza papa. Ubaye ushaka kwituri neza data yagiriye so. Kandi mumbwiza ukuri. Ni iki mutambwiye, ni iki mwampishe byatumye business ku isoko bikonkomoka bigeza. Ndi umukobwa wa Munyepero na Regi. Nize cyane ibijyanye na business mu mahanga. Ye ibyo ni biki numvise. Nanjye ngo umusore ni imbobo igisambo. Sindi n'umunyantege nke nubwo hari ababibona uko. Roman Ubuzima ni iki? Kubaho ni iki? Kutabaho se byo bitwaye iki muri isi y'urugo mitagira ubutabera dukana nta kinya nta muri titaye kumenya agahinda kanjye n'akawe ntimenye ufite ukuri cyangwa uri mu binyoma. Wasiwe niba utamenya abawe bababaye, utatanga ubutabera buboneye kuba bukeneye, ngo harya uzarenganya abishakira ubutabera. Mama Homi, Deka wa mwana we. Ko atari uko nkuzi. Umva musore, nje ngushaka ko ari ukuri mushakaho. Nubwo mwese muri bene Rutagarama ariko wenda kwizera. Urantangaje kabisa. Ariko ubwo nako gake gahari, mana habwa icyubahiro. Bakira wa mwana we. Kuri iyi nshuro nshaka ukuri, kandi ukuri nshaka urakuzi. Nawe burya rya nshaka. Come on. Mama Homi. Roman wamamariza ko Buranda ari umwana wa Munyepero? Karabaye kuva ryari menye urubyaro rwa Munyepero nkaho yagiye gutera indamenyesha. Ubwo ntiwayobye Mama Homi? Urashaka kuvuga ko utabizi? Nabibwiye mukuru wa Dadidi. Umva wa mwana we, nicyo gihe ngo menye ukuri nahishwe n'umugabo wanjye. Wenda namwe hari icyo byabafasha. Okay. Ntago nigeze mpima Buranda na Munyepero ngo menye niba bahuje amaraso. Ariko se ubundi bibaye kuri wabikora iki? Uriya n'umugabo wawe n'ubundi ntiwasenya. Umva njye ntakubeshye n'umva ibyo uri gushaka kumenya ari kuzanira intimba. Mama Homi urandutse, ariko reka nkugira inama. Umva iki nicyo gihe nguhuza imbaraga n'umugabo wawe. Waruzi impamvu urubaze ntirworoshye. Wakoze kwitabira ubutumire bwanjye Dadidi. Kumbi unzi n'izina? Yes, ndakuzi cyane. Biratangaje. None wewe bitwa nde? Ngiye nitwa Sasha. None nge wamenye ute? Unshakira iki? Dadidi, ndakuzi cyane. N'abavandimwe bawe bose ndabazi. Ndetse n'ikirenze kuri ibyo. Na papa wanyu ndamuzi. Uti Sasha uri mu niki? Dadidi, papa wanjye yari inshuti na papa wanyu. Dadidi, papa wanjye yarapfuye, ariko mbere yuko apfa hari icyasize ambwiye. Ibyo yavuze ni iki? Ni ibihe? Dadidi, nimuhagarike ibyo murimo. Ngaho da, wowe urabizi ibyo turimo? Nta na kimwe nazi kuko mbakurikiranira hafi. Papa wanyu yagiriye neza papa. Kubwiye neza papa wanyu,
data yansabye kuzayituramo. Rero sinshaka ko mukomeza iyo nzira murimo kuko muri gushora ukuboko mu mwobo w'inzoka. mva wibeshye kandi wanayobye. Ubaye ushaka kwitura ineza data yagiriye so ntiwambuza kumuhorera. Ese utekereza muri iyi si ijisho rihorewe irindi hacura iki? Ariko kandi niyo mpamvu haba butabera. Biba ari ukugira ngo ugiriwe nabi atihorera kuko wasanga abantu bahora mu ntambara. Mva nkubwire Sasha we, niba wumva ntacyo ngomba kudufasha ibi wibyivangamo. Nuba ariko ndi kubafasha. Gute se ubwo twe twagusabye inama? Erega inama hari aho zidakora. Mfite byinshi utazi ndi gufasha umuryango wawe kandi ntugire ikibazo, ubutabera papa wanyu azabubona. Ariko mu gihe gikwiye please stop, mwikomeza gufurusa. Ariko bakudutumyeho si gusa mwami, ubutabera butinze ntabwo buba bukiri ubutabera. Dadidi umva rero shaho umugambi n'uyu nizere ko nta gihinduka. Urimo uranyumva neza? Gahunda niyo nta gihinduka nta kindi. Dore umugambi twawunogeje nta gisigaye. Hehe na Rwasira yaziranzana yava hehe se twabafatiye ingamba duca agasuzugura imbesire gusa. Isaha ni iyi ngiyi turiho. Umunota n'uyu nguyu ngo twice bene Rutagarama umwe ku wundi ntawe dusize. Biramutse atari ibi baratugezayo. Tugomba kubikora mbere yuko babikora. Twihutisha ibintu. Wabonye ko birabyana bitoroshye kandi uko bitinda bizagera kuri Musa, sibyo? Yego. Kandi wibuke ko Musa ari we rufunguzo rwa business zacu. Aho bigeze iyi ni finale. Nibyo. Dukubite tubangura. Nta gutinda. Kuba umukobwa wa Rutagarama kuci ari gukundana na Roman birumvikana ko kugera kuri Musa ari nko guhunga. Icyo tugomba kurinda ubimenye ni ukugira ngo Musa atazagira ikintu amenya namba. Cyane rwose. Twihutisha ibintu bive mu nzira. Ibyo turi gukora nibyo. Kandi umenye gahunda ni uguhera kuri imbwa bita Roman, sibyo? Wabyumvise? Ikindi ubimenye Roman namara kuva mu nzira, sibyo? Tuzakurikizaho n'abandi. Ubwo nibwo buryo bwonyine dusigaranye bwo kwirinda buhari. Wabyumvise? Ni kubyumva. Roman wanyitabye ko mukeneye cyane. Halo? Oui, halo? Ni Musa. Musa? Yes. Uri ino kuva ryari se? Kuki suza utambwiye? Ubu ntituba twaje kukwakira. Oya, ibyo ntabwo bikenewe munyepe. Ntibikenewe namba rwose. Aha ni mu gihugu cyanjye, ngiye muri business zanjye, niyo mpamvu ntawe nkeneye kumenyesha. Reka nkubwire, wakagombye ko wanambwiye nkateguza n'abakozi tukaza kukwakira. Twese tukahagera. None ndebe, uzi ko uje nka ka Yesu, hari bavuze ko azaza nk'igisambo. Se ibyo bintu urumva ari byo ko? Uracyagira amashengo nka kera, uzi ko utajya uhinduka. Munyepe, shaka inama yanjye nawe iri joro kandi birihutirwa cyane. Okay, sawa. Uyu kwaje nk'igisambo se? Ubu ni amahoro. Biteze amaso, bishobora kuba ari icyo bihatse. Dadidi, please, mfite ubwoba. Ubwoba bw'ikizi? Habaye iki? Wowe tuzumbwire. Uzi ibintu numvise? Wumvishe biki? Niyumve Munyeperu ubwe n'abasore be bavuga ko bagiye kuturimbura umwe kuri umwe. Munyeperu n'abahungu be? Mbwira neza. Bavuze ngiki? Njyewe ubwanjye niyumviye bavuga ngo bashaka kudukuraho n'umuryango wacu. Vuze ngo? Ikindi kandi bavuze ko bahera kuri Roman. Munyeperu yavuze ko igihe ari iki ngo bashingure bene Rutagarama mumva bari kwicukura. Ntabwo mbyumva, ibyo ni ibiki koko? Igitangaje rero niriwe mpamagara Roman namubuze, yanze gufata telefone. Tubigenze dute? Ibyo ni iki koko mana yanjye? Turabikora ariko shami uko biri urabizi ko twiteguye
kandi buri kimwe tugiye guhura nacyo tugomba kurwana nacyo n'ayandi mahitamo dufite tugomba kurwana nacyo. uri kunyumva? Wowe tuzi kuko nibyo n'ubundi twari twiteze. Wowe byiguca intege nibyo twari twiteze. Naho Roma naho ari hose ariteguye. Urura n'umwana wa Rutagarama wigimugiraho ikibazo. Ese ubundi bro ibintu byo kwihorera mwareka tukabireka? Dushobora kubireka habe na gato. Ngiye maze gucika intege ndarambiwe. Ese ubundi sha mujye uba muzima? Data yarishwe ibyacu birajyanwa, wowe urumva gushakira data ubutabera ari imishinyiko nasoni. Ikibazo nuko namwe ngiye kubabura nkuko nabuze ababyeyi banjye. Ceceka nitubireka se ninde uzagaruza ibyacu? Dadidi mfite ubwoba. Ufite ubwoba bw'iki? Tuzana kugira ngo tuze dushaka ngo isi yose imenye iby'umuryango wacu wakorewe, kuko hari benshi bahohoterwa bakabura ibyabo n'ababo, ariko kubona ubutabera bikaba ikibazo. Tugomba kubura urufunguzo kuri abo bose. Uranyumva neza? Ariko ibi turi gukora ni ukwihorera, kandi abantu turi kwihorera bafite imbaraga, baziranye n'abakomeye, bafite amafaranga, bivuze ko mu nzira natwe dushobora guhura n'ibibazo. Ese ubundi wizera ku kigero kingana iki ko ubutabera tuzabubona? Umva sister, wicika intege shami. Urugamba iyo rugezeho rukomeye ruba rugiye kurangira. Kuba tutaraje tujya mu nkiko nibyo byose twahungaga. Twangaga izo mbaraga za Munyeperu ko zishobora gupfukirana ubutabera. Nyumva neza, ibi turi gukora turashaka ko buri wese tuzamwambika ubusa akabona ubwambure bwiwe, maze nzarebaho izo nkiko zizahera zihoka. Umva, erega haraho amafaranga adakora. Iyo umuntu yamaze kwambarira ubusa mu maso y'abaturage ku karubanda, aho ngaho ntago amafaranga bagikora. Oya Munyepe, hari ibintu ntumva kandi ntiwabinyumvisha ngo mbyumve pe. Nta nundi kandi wabyumva. Byashoboka bite? Ese ubwo muzi business cyangwa ubwo ntayo muzi? Tutayimenya. Ni gute umufatanyabikorwa umwe abacika, uwa kabiri akabacika, n'uwa gatatu akabacika? Ariko reka nkubwire mugenzi wanjye, rwose ntacyo tudakora pe, ndetse umunsi ku wundi tugerageza kwameliora product zacu. Mudage ndabeshya? Siko tubikora neza pe, kandi mukuri ibintu byose bikagenda neza. Sinibaza impamvu rero utubwira ngo ntacyo dukora. Aho bipfira ntaho mbaze. Windagira sindi umwana Munyepe. Iyo business isubira inyuma mufiririza. Isubira inyuma ite? Hari ibiba bitagenda neza indani muri company. Gute se ka? Ahubwo mbwira kandi mumbwiza ukuri. Ni iki mutambwiye, ni iki mwampishe byatumye business ku isoko bikonkomoka bigeza? Ariko bibaho ko product isubira inyuma ku isoko. Hanyuma abakozi muri company baba bahemberwa iki? Nta market analysis mukora? Ariko mbabaza, abakozi bacu ntago bazi marketing icyo bivuze, ntibazi pricing icyo ari cyo, ngo bamenye bati produit yacu igomba kugira igiciro kinini ku isoko. None se tubyite ko abo muri department ya production aribo bafite ikibazo? Bakora se ibitujije ubuziranenge byagera ku isoko abakiriya bakabyanga? Musa cururuka, nanjye ndabizi business ni yanjye, ntabwo natumirwa kandi mbibona. Rero ndi gukora ibishoboka byose kugira ngo turebe ko business yacu yasubira ku murongo. Ndakwizeye Munyepe, ariko rwose nubwa mbere unaniwe kugeza kuri uru rwego. Bivuze ngo hari ikibazo utari kumbwira, ariko kandi muri uku kwezi mfite aha cy'ikiruhuko ndaje mbikurikirane neza ndamenye ikijya mbere. Ariko rero wa mugani nta kaburi imvana. Ariko se ubundi wa mugani wamubwiza ukuri icyo ibibazo byakemura? Mubwire. Ya mbwira nyine. Noneho reka ngembe ngiye kugira ngo ubone nk'aba boss mubone ibyo musigara muvugaho, muraza kumbwira icyo ndi bukore nyuma. My name is Homi. Ndi umukobwa wa Munyeperu na Regi. Nize cyane ibijyanye na business mu mahanga. Ubu ni ngishinzwe abakozi mu ruganda rwacu. Ndi umukobwa yihagazeho simvugirwa. Ndibaza ubundi umuhungu uzanshaka ntafite ibibazo? Arambabaje. Data si mwiza pe, ndetse hari byinshi yakoze ahahise bitari byiza, ariko kandi ndi umwana we rukumbi. Ni njye wo kumurwanirira ahahise hagasibangana. Rana imitima ihagaze, ndetse nk'umwana w'umukobwa muramuhangayitse nibaza ni saza zanjye ni heza cyangwa ni umwana? Ese ubaye njye wakora iki? Neri ntimba mama kubera data. Mawe ndagukunda, ariko kandi n'ayandi mahitamo mfite.
dufite abakozi badashoboye, dufite abakozi b'abanebwe, dufite n'abakozi bitwaza babohereje hano muri kampani bakica akazi, ndetse ikindi bakirukana n'abakiriya b'abandi bacu b'imena kubera imyitwarire yabo mibi. Musa, burya bizinesi igomba gutandukanya n'amarangamutima ndetse n'icyene wabo, kugira ngo urabizi. Munyepe, mu bakozi dufite hari abica akazi bene ku kageni maze mukabirebera. Gira uti hari abitwaza ibyo bari byo bakigira indakoreka mu kazi. Ni bande nyine? Musa, ntubifate nabi cyangwa ugire ngo ni ikindi kibyihishe inyuma, kuko nagerageje kurwaza nk'umubyeyi urwaza umwana we byaranze. Urukuntindira Munyepe. Umukobwa wawe Kuki inde? Kuki wazanye yigize boss mu ruganda akora ibyo ashaka. Urabizi sinavuga ngo ni uhagarariye se, nyine ngo ni uguhagarariye. Ubwo njye nawe ngo tunganye ijambo, ndayobora nawe akayobora. Mfite abantu banyumva nabumva Kuki. Mbega mu ruganda byarazambye kubera umwana wawe. Munyepe, Kuki umwana wanjye? Ntabwo mbyumva pe. We ubwe aratinyuka, ntabwo mbyumva. Ahubwo ongera ko we n'urungano rwe basigaye basindira no mu kazi. Ahubwo se uzi ko sekreteri wanjye yambwiye ko basambana no mu ruganda? Ngo niko bimeze? Ntabwo mbyumva. Ye ibyo ni biki numvise? Umwana wanjye asambanira mu kazi. Niko bimeze. Hari umusore bahararanye witwa Roman. Nanjye ngo umusore ni imbobo gisambo mayibobo. Mbese umwana wawe aramuraruye neza amuhinduye indaya. Uwo nguwo rero uwo nkubwiye niwe basambaniye mu kazi. Bikaba ugaceceka ntuhamagara inzego z'umutekano. Umuntu akangirira umwana ikirumbo ntubimenyeshe, iby'akazi byose mbivuze. Ubwo se ubucuti bwanjye nawe bushingiye kuki? Ubwo warambaniye niba umwana wanjye yakwangira kubona. Ariko rero umbabarire, nabanje gushyiraho akajye nk'umubyeyi birananira pe. Niyo mpamvu mbikubwiye. Nawe rero dore wizi, shyiraho akawe ugerageza. Uyu mwana arananiye. Uyu mwana asa n'utazi se. Uyu mwana araje mbona. Ikindi iyo mbobo kandi ndayikeneye ari nzima cyangwa se ari umupfu. Roman, nyumva neza witonda. Byose ukora ugomba kubikorana ubwenge. Please, sinshaka ko ubuzima bwawe n'abavandimwe bawe mujya mu bibazo. Shishoza buri move yose mukora mushyiremo ubwenge. Sasha, uhangayikishijwe n'iki? Natwe don't panic dear. Wihangayika rwose, ibintu biteguye neza. Umva, humura nta kibazo gishobora kuba pe. Ese Sasha, ko n'ubu udahangayikira nk'uhangayikira abana bato? Nahangayika cyangwa bari abantu n'ubazi. Roman, agatoki kamenyereye gukomba ngahora gahena. Umva, twe ntiturakese bamenyera gukombamo. Sasha, wait. There is something stranger here. Let me check first. Roman, please, ntukupe iyo telefone. Frank. Mani, gira vuba. Fata telefone yawe uturakinge nomero za Roman. Ndagusabye wiruke cyane paka utabaye ubuzima bwe. Frank, ndakwizeye. Tabara Roman, yakurikiwe n'abantu kandi barashaka kumwica. Man, ndakwinginze tabara ubuzima bwa Roman. My name is Roman Inganzo. Sinoroshye, sindi n'umunyantege nke nubwo hari ababibona uko. Nge babona uwo niwe mba nashatse kubereka. Ni umunyembaraga udasanzwe, ndi umunyabwenge uhambaye wemeye kwicisha bugufi kuko hari ukuri nshaka kumenya. Abashaka kunyica baribeshya ntibazabigeraho.
baribeshya kuko ndarinzwe bikomeye. Roman ntiwapfa gutyo. Roman wibikora, haguruka, iki nicyo gihe kugira ngo isi imenye uwo uri we. Nicyo gihe nguhesha ikuzo umuryango wawe Roman.